mfite umukunzi atuye inyuma y'ibicu, uwo yarankunze sinabona uko mbivuga. Imyaka igihumbi n'amagana irashize anegurira ibyicaro byiza, uwo yarirahiriye mu ndahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Umukunzi mbabwira ntawe uhwanye nawe, yitwa Emmanuel, ntari mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu nzajya muririmba. Umukunzi mbabwira ntawe uhwanye nawe, yitwa Emmanuel, ntari mu muryango wa Yuda. Uwo yaratsinze kandi azahora atsinda, ni nayo mpamvu nzajya muririmba. Uwo yarirahiriye mu ndahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Uwo yarirahiriye mu ndahiro yatiwe sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Hari umunsi yagaragaje ubutware bwe, hajya ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka hamwambura imfunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Hari umunsi yagaragaje ubutwari bwe, hajya ikuzimu akandagira Satani, aramunyukanyuka hamwambura imfunguzo, azukana icyubahiro. Yesu ni muzima. Uwo yarirahiriye mu ndahiro yati sinzongera kunywa ku mbuto y'umuzabibu we, ntari nicarana n'umugeni nakunze we, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze, ntari nicarana n'umugeni nakunze. Ikintu kikiraje Yesu inshinga ubwami bwiwe, ko ubwo azaza akabona intore ze, akabona abo yasize acunguye. Abo yasize acunguye ni ukuvuga ngo nta kindi kimuraje inshinga, ni uko abo yasize acunguye, abo yabambiwe i Golgotha ku musaraba, ku bwabo azaza bakongera kandi bakicarana. Uri mwiza Yesu.